none pawe waramukiye nanagiye kwa Kanyandiko ejo ntabwo uzi ko babatirishije nuko ndagenda bashyira mu gacuma basomaho nigandira na Kanyandiko ubu rero niko guhindukira bona ako pa mfite ikintu nshaka kugusaba ni igiki no kuri ntabwo nashobora kuba muri iki cyaro hakuna nese we ntabwo ubibona ibiryo byanyu sinshoboye kuba ndabibona baguha ibijumba ntubishoboye ubwo ni ukeneye amafiriti y'Kigali none se papa wanjye nese uzajya he sabira teta nyine basi tuzasubirana ikigo no reka nze kubariza teta noneho nabinyemerera ubwo nzaguha igisubizo yiga ariko papa nawe ukagikorana ino shati iyi shati ubaye kujya uyijyana mu misa uba wanarangaje ese ntabwo ushaka gusaza yego nyine ese umuntu wari ugiye kwa Kanyandiko babatirishije nari kujyana nambaye nabi wo ese ni ngombwa ngo ujyane agashati ujye ujyana ku misa iyo ugiye ahantu nyine nko ku muvandimwe ugenda ugomba kugenda nyine harya ngo naho barakwemera niyo mpamvu uhora wakwikiye ariko nawe uraseka erega ni wowe umbyara n'ubwo yego ndabizi muko ndabizi ko wagiwe ariko rero reka nkubwire ubwo ndabwira teta ni ubwo igisubizo arampa ndagusubiza oya papa umwingi kuko ndabona ibyo kurya byakonaniye imyumbati ibijumba nyine ndamukwingingira nta kibazo umva nkubwire turi kuri bubikoremo uje n'ubundi ngati teta murumuna wawe uko yaba yaragukoshereje kose ni murumuna oya ndabizi ndamwinginga ntugire ikibazo ntugire ikibazo ndamubwira papa mbara ubinjiremo n'ibiryo nkagera i Kigali zakwitaho nawe uzaza oya sawa rwose nta kibazo ngagenda undebere mu nzu ko byifashe reka ngene nkurebere natwe tumenya kiryamye byose nyamuneka reka nze namukubariza uri esa mbese ko ari ibintu ushaka gusa boretse gatoya nta hara ku muhanda mwamenya bagera yifanira nshaka gucaginga kandi ndibagisha jeri yanjye ntabwo mbisi ntabyuze ayiwe nase ko nshaka kuvugisha umugabo wanjye ntabyo nzi bukireka ntidushakira noneho rero ureba murumuna wawe ndagira ngo urabona indyo y'inka yamunaniye ararya ibijumba wapi bikamunanira yarya imyumbati wapi nta kintu arya hano n'amazi arayoga ntamufate amavuta y'inka ntamufata buriya ntabwo amujyanira ngo mucumbikiye bashakisha akazi wenda papa umva rero mubwire mu by'ukuri nta kintu nakwima nk'umubyeyi ariko ntago zera namusubiza i Kigali ntabwo wa mugore w'i Kigali hoya ntago uri umwana wanjye reka nkubwire nijya kwibyariye uriya nawe ni murumuna wawe kuki utamusubiza i Kigali kureba abantu binaha uzi ukuntu banyegana umwana wanjye riba ibyo yahuye nabyo nta kintu ari kurya nta kintu kuki utamusubiza no kubera cyo koko wa mwana yarahemutse cyane ntabwo wamugiriye neza ubundi ninjye wabugiriye neza ntabwo ari wabugiriye neza ndamushyira ko aho yavuye yasize oya abasiri bana uragerageza uko ushoboye nese urabona nabigena nti koko mbwira urabona nabigenza okay ubyihanganire papa ntacyo ubyihanganire rwose ndaza kuvugisha James numve nyine akose ndabihera hehe mu by'ukuri ndabihera nawe umwinginga umubwira uti umwana mu cyaro hamuye nani ibintu yasize ahakoze oya ubihangane wihangane wowe reka ahubwo se zirari hehe reka mbanze murebeho ngo murebe ari hano hafi ahubwo se tukiri muri ibyo ubundi buriya we yabyemera yabyemera buriya ntaho yego uko mbibona nta kintu ari kurya yabyemera akemera ko byamunaniye ntacyo tukamanze murebe ntago yabyanga nze unyitize telefone nivugishije umugabo wanjye mubwire ko ngiye gutaha ntacyo ariyo nawe waza kumubaza wenda uwo mwana hari n'igihe mwari no kujyana aho oya ntago twajyana ngo bikunde kamurebe umenyereye kunyicaza biruka kera twebwe ibintu amatsiko Aderi ibintu byancanze ibintu ngiye kubwira nawe ndabizi ko biri gucange ntabwo uri gusobanukirwa
kare nicaranye na madamu ambwira ibintu birantunga. Uribuka wa mukobwa yize kutubwira ngo muri umunawe ngo ni muri umunawe sinzi ngo wasaze. Waundi yatubwiye nyine umwe yajyaga kureba wagize ikibazo. Uje se ngo baramusengera. So waruzi ko ari zero. Mbabara. Ni zero. Zero zeru. Zero zeruzi. Zero undi ngaha mu rugo undi wa undi. Cyane wa musazi wacu. Ngo bavindi imwe. Yajyaga kumvisha. Yabinyemeje neza. Sinzi kabisa. Ntaze kubyemera ariko nse yaba ari kumbesha abari kunkinisha. Bana yanjye. Gusenge no gute egoya. Ntawe mbwira nafashe cyanyobeye rwose yabimbwiye birancanga buri kintu nakora wase bishoboka bite zera ni mumwe wateta cyane rwose mu byo ndacanga none se ntabwo yaramuzi ibyo nanjye nibaza niba papa wabo n'umwe ntabwo bahuje nyine ubwo imyaka yose zewe mbona kuri wa mukecuru ntabwo bataramenya ko bamufite se cyane narigenje mbwira nawe nagenze cyangwa usa n'unoze nanyakiye turabigenza gute abaje ibyawe gute si njyewe se wowe bari reka teta badashyira mu gaciro naho se wowe ko nta kibazo hari ikigeze ukora zero aho ntacyo pe nuko wenda icyo ninya nuko yazongera kungarukira mu buzima kugeza wenda kugusura mukuru we ntabishaka yaranje kugarukamo kuri kujya kure rwose kugarukamo yaranje kugarukamo ngo se namuza kwa kamuzwa gutari ari nyina wabo w'umwana wawe urumva bishoboka se ntazihorera kweli kubazemera ko nkundana na mukuru we wana zama amahoro koko shaje ngo njya guteza intambara nari kumbyo simbizi reka tusenge imana mungu wangu ndapfuye ibintu nisere kintu ari kuzongera sinkubeshye zera ni munate abimbwiye ngo bitwa n'inkuba ndavuga se how come abishoboka yawe ntinzi rwose gusa nabyakiriye intoze nagirana kwitegura iyo ntambara nyine tegura y'urugwane y'akavuyo ke n'ikibazo cya kigabo ariko rero njye ntabwo nkimukeneye rwose mu rugo rwanjye ntabwo nimba ari ukubona azajya amusangiye iyo ngiyo cyangwa bareba ahandi bahurira zera waye sereri mutwe zera ntajyamo agahenge arongera agarutse kunesha umutwe uragarutse murozi twaramuhutse tumaze kwakira neza niwe wagarutse ari wo mu muryango oya ntabwo bishoboka reka twizeye ko ari burage mani ndabise bajya kuryama ntabwo ari burage ndaje nabi iyi nkuru yumbwira mu gitondo rwose nagiye kuri mana yanjye oya nagomba kubikubwira ko ntabwo nabirarana zero kubikubwira pe zero uryanishije umutwe zero ryatuzunguje muri uru rugo none gagatse ari umufamiliye Betty Karabe bino hano haze guteza igihe tazitwaye hejuru aho bameze izirantega iyo ndi kwihuta twayangaje ipo n'umupfumu yakwandikiye ngo ukagikuraho urumva yarambwiye mabuja kera ngo sinkarenze iyi noneho nayimenyereye nabonye imyenda yanjye idasaza ariko mfite n'umushinga mukomeza kujya kuruvamo rero cyo nakubwira cyo inde suruvamo njye nakora hari ahantu se tuhajya tujyanye hari ikibazo turuvamo tugiye zaho wa muzungu yaje ajya uzi ibyabaye
nuko ejo bundi ntabwo yabuze bavuga ngo babonye murumuna we baza murumuna we nyine zera Yesu Kristo wabambwe abanyabyaha turapfuye urapfuye nyine birise rero urapfuye byo ahise ni buragure ari buragire kure uzaza ubona ngo nakonje kuko nta mara mfite zera nyazera zera wa wundi usi murumuna wa tata hakujya ubona ko ahantu shitani n'abadayimoni batahabura shitani n'abadayimoni umushiha w'uriya mugore nibyo ntegeye umushiha w'uriya mugore ukwereka ko afite icyo apfana n'uriya turajya he uriya rero amaso asa amazi katubaye nubwo yamuhemukiye ariko ntabwo twakwizera ariko ibi basaza barabizi arabizi bakabyihorera gutyo gusa mbese abikora iki kuba n'umugore we kandi aramukunda saderi kubyumva kandi natetega ntabyo yarazi kwa kunini nasari gutatarazi mwana era umubyeyi hanze atabizi nyine yari afite murumuna we ariko atazi ko nyine atamuzi nyine ku isura ubu mwisi yose ingana gutya mu bantu bataziranye bagombaga kuba murumuna we ahinduka zera none kuko ejo twari tuvuga ukuntu twamukubise tubimubwira katubayo ngiye kugira ntacyo yibwira none afite gahunda yo kwigendera ariko ntabwo wazi kugenda uri ufite ikibazo na mpamvu wawe nicyo kibazo ariko sasa ufite ikihe kibazo ntabwo washakaga umugabo we ibyo wakoze byose wakoraga musaza wawe ahubwo njyewe wakwishinze wigize nka daso ngo nshinzwe umutekano hano shawe nsetsa mbabaye uziko nigize umuntu gushinzwe umutekano hano ndibuka ibintu nakoze uhana none umbwira ukuntu nkunda James umugore waramutse nyine tugiye ikibazo akavuga ko ntazajya nkanajya mu rugo ntazajya mbona umwana wa James ikibazo n'umwana wacu ni umwana rero iki kibazo ubaze mbaye umwana wanjye umwana wa James nyine atanyisanzuraho nka tante umwana ufite tante umwe niba data we katubaye tageze ute utuntu dutangiye kundya pfuye none se babikubwira bakubwiye ngo zera mbese atera kizere Shanye namenye makuru yuko ari we ariko sibizi n'abari bamusengera gusa n'ushobora kujyanye na pasteur abana bazi kwitambika mu bintu byose iyo mureka asaga komeza asaze ko ariko bitatu kutugiraho ingaruka gusa batari kubyema bamaze kumenya ko ari mu none shabura wasetse amaga igendere gahunda ni yayindi ni yihe upanga kugenda mushyira mu ivarisi ako bakije nta mucyo biteza genda reka njye nta muntu wabona umukobwa ibyo si bikakuvuna no bikaboye ye baranze ako n'ubundi buryo nta nyashugira n'ibindi nyashirese nyashirese ayiwe turasanga tubabaye sawa kuba rusese kandi ikintu cy'ingenzi utambwiye ayo makuru yavanye gusa ukubona ku bintu ntazi nije gusa bimbwiye ugenda ubu bagiye wumva nyine ndi kukubeshya yego kubo igitangaza cy'umukobwa cyakuze Bite? Hello? Allo. Nizera? Yego nizera kuko sinzamenya yaragiye gato fone ninjye yari isigaranye. Umeze mute? Aho nyine bya bindi by'icyawe nawe urabyumva. Harakomeye nta kibazo gihari. Wowe kimeze ute n'akabebe? Meze neza. Sha, nari mpamagaye papa rero nshaka kumusohoza. None ni byiza kuva ari wowe yifashe, nizere ko nameze neza sibyo? Yego kunange nta kibazo. Aho se bite? Turaho nyine ibiryo byarumva byarananiye burundu. Nakumutera ejo bundi yatemye agatoki ke arangije arambwira ngo aka gatoki ke ngo mba nkagushije amafaranga mana yanjye ariko bashaze reka kubwire
urasetse umva sha Paul nyine ntacyo ndaza kongera kubahamagara hari ikintu nashaka kumubwira. Sawa. Sibyo? Ndamukuko mubuze hari naje hano hari ngiye twakumukisha. Sawa. Sawa. Sheri ngiye kuguhorera abantu bose baguhemukiye uhere kuri Adeline ugaragara nk'umwana mwiza se wanyibwire ko yakwisha urupfu n'agashinyaguro. Baraje bambone umwe ku wundi bazishyurira ibyo bagukoze byose. Tabizi neza ko utigeze umemukira ku bushake nta n'urwango. Hagwa mumukira umuvandimwe kuba ari abagome baraje babona ishyano.